nongeye kubasuhuza inshuti za communauté Pierre Vivante. Turaganira ku mwuka w'ubwoba. Nugira ubwoba, buri kintu cyose gitambutse mu maso yawe ukibonamo. Umunyabwoba ikintu cyose kimutambutse mu maso akibonamo ikibazo. Umunyabwoba ikintu cyose arakinterpreta. Umunyabwoba agira paranoia mu matwi. Iyo ufite ubwoba, ijambo rivuzwe urisobanura mu bundi buryo. Ubwo ni ubwoba. Hari ugira ubwoba bwo gutakaza akazi. Havugwa akantu ukakenterpreta ukundi, ukagasobanura mu bundi buryo. Ugira ubwoba bwo gutakaza umuryango. Umuntu yakora ikintu ukabona ibindi, ukumva ibindi. Kubera iki? Urimo urarwana n'umwuka w'ubwoba. Noneho wa mwuka w'ubwoba uri kurwana nawo, ahubwo gupusa gukora bya bindi bisenya umuryango. Nasanze abantu benshi bajya bica ubuzima bwabo binyuze mu mwuka w'ubwoba. Bajya bakora ibintu by'indengakamere biturutse mu mwuka w'ubwoba. Iyo ufite ubwoba, ushobora gukora amakosa udashobora kugarura utagize icyo utakaza. Ukora amakosa agutesha gutakaza ibintu byinshi mu mitekerereze no mu mikorere. Ni ikibazo turi kurwana nacyo ku isi, umwuka w'ubwoba. Ndagusabye, senya umwuka w'ubwoba ahantu utuye, senya umwuka w'ubwoba mu muryango wawe, irukana umwuka w'ubwoba mu buzima bwawe bwa buri munsi. Menya ko ubwoba ntago bwubaka, ahubwo burasenya. Menya ko ubwoba ntago bukuyobora, ahubwo burakuyobya. Umwuka w'ubwoba ni ikintu nasanze Satani akoresha cyane mu buzima bw'abantu benshi. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwoba ni murumuna wa Satani. Ntushobora kugira ubwoba ngo ugendere mu kuri. Ntushobora kugira ubwoba ngo utange urukundo rw'ukuri. Utanga ubwoba ukagira ngo watanze urukundo. Ubwoba ni imbaraga zikomeye Satani akoresha. Izi mbaraga z'ubwoba uzisanga mu buzima bwose bwa buri munsi bw'abantu benshi. Ikintu cyonyine kiguha gutsinda ubwoba ni ukumenya Yesu. Iyo uri muri Yesu nta bwoba ugira. Iyo uri muri Yesu ntutinya gutakaza abantu. Oye, burya nubana n'umuntu ukabanishwa nawe n'ubwoba, ntago ufite uri mu buzima bupfuye. Iyo ubaye mu gihugu n'ubwoba, uba uri mu buzima bupfuye, ubuzima budafite icyerekezo. Ubwoba ni intwaro ikomeye cyane Satani akoresha mu bantu benshi. Ugasanga ubana n'abana ariko umwuka w'ubwoba ukubamo. Umwana arasohoka umutima ukakuvamo. Umugabo arasohoka umutima ukakuvamo. Umugore arasohoka umutima ukakuvamo. Umuvandimwe yasohoka umutima ukagenda. Ubwoba
ni intwari ishobora kukurimbura. Ntabwo ushobora kugira ubwoba ngo ugire umutima utuje. Ntabwo ushobora kugira ubwoba ngo urware wizere gukira. Ubwoba bukwereka ko ugiye gupfa. Uko urushaho kugira ubwoba niko Satani arushaho kukwereka ko bya bintu biguteye ubwoba bisohotse mu buzima bwawe. Ariko kunesha ubwoba uhita wambara izindi mbaraga zikwereka ko bya bintu biravaho hazi ibindi biruta ibyo ngibyo Satani ashaka gutwara cyangwa se bigiye. Reka mbabwire ngo iyo ugiriye ubwoba ikintu ushobora kugitakaza kubera ubwoba, kuko ubwoba bukoresha amakosa atari ngombwa utagomba kandi gukora. Suko mbabwira ko nanjye ntagira ubwoba, nanjye ndabugira, ariko ngira ubwoba bwo gukora ikibi. Ntago nyangira ubwoba ngo iki ngiki kiraza kugenda gutya ngo nibigenda gutya ngo ndaba mbuziza avantage, ndaba mbuzi no. Kuko mbana n'umara ubwoba, uwo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo uri muri nge ntabwo antera gutinya ikintu icyo ari cyo cyose Imana yaremye. Nimba Yesu umwemera nk'umugaba mukuru mu buzima bwanjye, nta kintu kintera ubwoba, nta muntu untera ubwoba. Impamvu nkubwira aya magambo, ubwoba bufite ikibanza kinini mu miryango yacu, bufite ikibanza kinini mu mibereho yacu. Ubwoba bufite place nini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umushefu yakinjira ubwoba bukagutaha, ukabura amahoro, ukabura aho kwirwa. Meno ni umuntu nkawe. Imana yaguha message ukumva ufite ubwoba bwo kwitanga. Meno wiha n'umuntu nkawe kandi wayihawe n'Imana yaremye uwo muntu. Tugomba kurwanya ubwoba. Ndagira ngo nkubwire ngo ufite ubwoba ntushobora gukorera Imana. Ufite ubwoba nta mahoro y'umutima ugira. Ibintu byose ubona ari ibibazo, abantu bose ubona ari ibibazo. Uwo ni umwuka w'ubwoba tuba turwana nawo. Iyo dusomye Bibiliya tubwira ngo abanyabwoba nta mugabane bafite mu ijuru. Kandi uri umukristo ugira ubwoba, kandi uri umuntu ubwira abandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko wubatswemwo n'ubwoba. Ndagira nkubwire ngo ubwoba ntibuzaguteza intambwe yo kugera ku ntego nini. Ubwoba ni intwaro ikomeye Satani akoresha. Senya ubwoba muri wowe, senya ubwoba mu muryango wawe, senya ubwoba mu kazi kawe, senya ubwoba ahantu utuye. Usanga abantu buzuye ubwoba bwo gutakaza ibyo batunze. Reka nkubwira, uko urushaho kubiporoteja, ahubwo uri kwinjiza imbaraga zo kubitakaza. Reka ubwoba nshuti yanjye, reka ubwoba, kuko ubwoba ni umurimbuzi, kandi ubwoba ni umwanzi w'ubugingo, kandi ubwoba ni umwanzi w'umubiri. Reka ubwoba kuko umunyabwoba nta mugabane azagira mu ijuru. Reka nkubwire ngo ibiguteye ubwoba nta burinzi ufite butarimo Yesu. Nta murinzi wakurindira ibyo biguteye ubwo, ibyo ubona biteye ubwoba. Uyu munsi iyo urebye amakuru y'isi,
ni amakuru ateye stress, ni amakuru ateye kubura amahoro kw'abantu. Usanga abantu bashaka kumva amakuru kugira ngo bumve igitambuka. Uwo ni umwuka w'ubwoba. Nibyo turakwiriye kumenya amakuru kugira ngo tubashe kumenya uko twitwara, tubashe kumenya ibyo twirinda nibyo nuko tubigendamo, ariko amakuru ntakwiriye kugutera ubwoba bwo kubura amahoro. Abantu benshi bagize ubwoba namenye bangije ubuzima bwabo kubera ubwoba. Ndakwinginze ntiwangize ubuzima bwawe kubera impamvu z'ubwoba zidafite icyo zishingiyeho. Imana ibahe umugisha. Murakoze.